mugahuge muve mu byo murimo bidatunganye, mutunganire Uwiteka, mwegere Uwiteka. Umunyabyaha areke ibyo yibwira, kuko igihe n'iki kandi kirasohoye. Nimwegere Uwiteka Imana yanyu, nayo irabagirira neza. Imana izumva gusenga kwanyu, Imana izumva amasengesho mu mitima yanyu, kandi Imana izumva n'ibiri mu ndiba z'imitima, ibyo muvugira mu byumba byanyu ahiherereye, nayo izabagirira neza. Izumva agahinda kanyu, ako mutabwira ababyeyi cyangwa se ngo mukaratire abana banyu babatuye. Bazavuga indimi, ahandi bahanura. Imbabazi z'Imana zizabamanukira, kandi muzabona umucyo. Ndababwiza ukuri mwese, ndabakumbuza ijuru. Umunsi nk'uyu nguyu, igihe nk'iki ngiki, ibi ngibi bigiye kubasohoraho. Ijambo ry'Imana rizabageraho kandi rizabubaka, kandi muzumva kugira neza kw'Imana. Uwiteka muzamuha umwanya mu mitima yanyu, aze yimemo, agumemo, mumucumbikire. Azakomanga ku miryango yanyu, namwe muzamukingurira kandi mugirirwe neza. Ijambo ryanjye ni umugati, ijambo ryanjye ni umutsima, kandi ijambo ryanjye ritunga ubugingo. Ijambo ryanjye rirahindura, ijambo ryanjye rizagera mu mitima yanyu, kandi rizasenya ibidafite umumaro. Niba koko uri umwana w'Imana, hindurira uyu mugati nirire, bikubere nk'uko ubyifuje. Umurozi. Wagombye kuba wasabye ikindi, ariko ntabwo uzi icyo amagambo y'Imana asobanura. Cyangwa nk'igorero ubundi ase winigiramo ntamoka se wabyiteye, se ubundi umuntu azajya urakurandasa uri umwana w'imyaka 3. Ngiye narakuranduka kugenda igiye kujya cyane ariko se wajyanye buhoro njyana buhoro ibintu ubundi ntufite imbaraga ubu ngubu. Aho wahereye ngiye rero no kuba umuvandimwe wawe bimaze kumbera umutwaro. Ndirirwa mu rugo fata gutya ase w'interi nkukora ko numva ufite imbaraga ubundi jya hano, sibyo? Jya hano tugende gira buhoro barakwashana umuntu agutwara nk'umwana ubundi wajyaga ibi byose wajyaga uharya ngo ntiwibuka baguye mu kire bagenda amazi wazanye murundi ritaka ubundi umenyereye kuri ryo murundi buretse nduhukaho gato. ubwo ngubwo ndisubirirayo Wajya ureka ko nawe ibi ngibi byakora. Oya njye ntago byambaho imbere tugenda aho nahereye urashonze. Aho bahereye ujya guhera mu gitondo urya urumva se n'indi urya bigiye niba nirirwa ngutunze mu amazi tugenda ari amazi urayanywa iki noneho urabasha kwifata. Ko nanjye mbona niwe kandi kwitonda ngo ni kwitahora zino nkweto zirashyushye. Zambura ugende n'amarembe none ngufashe iki? Ariko rero ni n'akamenyero nawe urakabye, ubwo ntihongere kumbwira ngo nzigure. Ndebera ugiye kuntinza wongere uhagarare. Ko wagabanya induru wa mwana we, uri kwirukanka ugiye kuzimya inzu. Mwiriwe mukecuru. Umukecuru sende nyina wa nyoko, ariko mwaciye murubaha abantu ko mutabamuza abari bo wakana we. Niko se Fide wagwaye urushwimamwa. Mbona ariko wagira muraziranye. Have mukecuru have
witonda wa mwana we ntabwo ubuze ubuka ari mu minsi. Ariko si ubwo ngubwo wowe ko none se uwo yarwaye igikomero kari agasare k'akajenti kagenda karijyagagura ku bantu. Ibyo ntabwo bireba uno mukecuru ngwino tugende cyane niba mufite ibyo wakana we nagukubita ibibando kuri murasuzugura. Je ntabwo nkuzi mukecuru. Umva rero nkubwira inama. Fata inkweto zawe nigiye. Ubu dawe uzaza urareka gushira n'urusenda utazi aho umuyaga werekera. Urabizi ejo wazibona nawe watwise mubo mukuru wawe kadijende. No mukecuru ko avuga amagambo ma nyine bite nisubirire mu rugo ngiye abakecuru ntago njyana navugana nawe no mukecuru uri kuvugisha Diriza abantu bose bamenya kugira neza. Imana ifite impuhwe n'imbabazi nyinshi kandi yiteguye kubagirira neza. Nimuyigerageze kugira ngo nayo ibagirire neza. Nimuyegere mwumve ibyo ishaka kubabwira. Ahugukire kumva ibyo Uwiteka Imana ishobora byose. Mwiriwe mwigisha. Dore ubu utubona n'ukuri dufite ikibazo. Uno muvandimwe wanje dore ibintu byamugwiririye. Twagiye kubona tubona ameze gutya sinzi uko byagenze. Ese murabizi cyangwa ntabyo muzi? Ikintu tubiziho rwose pe. Sinzi ibibazo yaba yarahuye nabyo gusa nta kintu ambwira. Ubwo twagize ngo mwadufasha tugize amahirwe turababonye ntabwo twari tuzi ko turi buhure. Asihagarara neza mwana. Icyaha cyawe ni iki? Nta cyaha nigeze nkora rwose muri iyi si njye n'umwe. Icyaha cyawe ni iki? Njye nta cyaha nigeze nkora. Ahubwo nanjye nabonye ibintu bingwiririye guki. Mudufashe mwigisha. Ngiye rwose yambereye umutwaro. Maze hava amezi angahe ngendana nawe mufashe gutya. Nta mutima mufite wo gusaba imbabazi. Sefo nta muntu nahemukiye, ngiye nta muntu nahemukiye mwigisha nirirwa nikoreye uno muntu ntago nzi impamvu yameze gutya. Twagiye kwa muganga, twagiye yose babuze uburwayi batubwira ko ameze neza ari muzima ariko dore ukuntu ameze. Ubwo uvuze ko nta kintu tumari. Amikoro yadushizeho mu muryango twese tumaze kuba abatindi twarahoze turi abantu b'abagabo. Nimugende mujye kumusaba imbabazi. Nta n'umutima mufite wo guca bugufi. Iyo abamwacaga bugufi ikibazo cyanyu cyakemuka. None ugiye kuvuga ko wigisha nta kintu dufashije se? Nanjye nshaka kubafasha ariko mwebwe ntimushaka gufashwa kuko mudashyigikira ukuri, kuko mudashyigikira itegeko ry'imbabazi. Bari kukubwira byo gusaba imbabazi abacuruzi mugira ibibazo byinshi. Nawe nyine ntacyo dufashije. Mugende musaba imbabazi. Genda usaba imbabazi uwo wahemukiye. Tubundi wavuye mu muhanda kugira none turi ubundi gufasha abandi. Nakugirira impuhwe. Imana nayo irakugirira impuhwe. Kandi irakugirira ibambe. Imana irakugirira neza. Imana iri kumwe namwe kandi irabazi, irabasobanukiwe. Imitima yanyu nizi imbere y'Uwiteka, nimusuke amaganya yanyu imbere y'Uwiteka. Mumubwire ibibababaje kandi musuka agahinda kanyu imbere y'Uwiteka. Uwiteka agira neza kandi Uwiteka niwe wabaremye. Shaka kuzabasukaho umwuka wera nkabagirira imbabazi nyinshi. Ubuntu bwanjye bugahorana namwe kugira ngo mubone ukuboko kwanjye gukomeye. Nzabarwanirira kandi nzatsinda abanzi banyu. Amen. Ukeneye ijambo ry'Imana, ukeneye kugirirwa neza n'Imana. Ukeneye ukuboko kw'Imana gukomeye. Ukeneye kubona Imana n'amaso yawe. Kandi ukeneye kubona ibyiza Uwiteka akora. Wamumbwire se akampa amafaranga ko ariyo nshaka. Ijambo ry'Imana riravuga, banza ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose uzabyongererwa ku buntu. Ariko ngiye ndi umukristo n'ubusanzwe. Ndabizi yuko uri umukristo, ariko abavuga ngo mwami 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 si bo bonyine bazamubona. Hari abazabwira ngo mwegereyo sinigeze kubamenya kandi sinifuza kuba muri bo kuko wahuye nanjye wagiriwe umugisha uyu munsi.
ndagira ngo Uwiteka gusukeho umwuka wera mwinshi kugira ngo amaso yawe ahweze abashe kureba kandi abashe gusobanukirwa nibiri inyuma y'imisozi kugira ngo umwanzi Satani atazakugiraho ububasha. Rete kuste pom etezekekete fone reti kizevu eto vete kese rito kese volebo tiso fole kenemo edezote kete tua. Imana ikugirire neza kandi igukize byose ibyo mu mubiri ndetse n'ibyo mu mwuka, igukureho icyaha n'igisa nacyo, kandi Imana igusukeho umugisha mwinshi, igusukeho amavuta menshi amanuka akagera ku birenge. Ndababwira yuko muzabona ukuboko kw'Imana. Imwegere hino mbasabira imigisha. Ese mukunda Uwiteka, Imana iguha umugisha mwinshi, akira umugisha mwinshi, akira umugisha mwinshi. Haleluya. Akira umugisha, akira umugisha mwinshi, akira umugisha mwinshi. Haleluya, 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 haleluya. Mukomeze urugendo rwanyu amahoro. Imana ibagirire neza, Imana ibagirire neza. Nukuri nababwiza ukuri yuko ari Uwiteka wantumye kugira ngo mpanurire abantu be mbabwire iby'iminsi y'imperuka, kuko iminsi ntabwo izakomeza kuba nk'iyi ngiyi. Hari igihe umwana azatandukana na se, hari n'igihe umubyeyi azatandukana n'umwana, hari igihe umugore n'umugabo bashakanye bakundanye nabo bazatandukana, ariko njyewe uzari byawe. Haleluya, amen. Akanonko hanze hariya siko ngashaka. Akanonko? Akanonko? Naho bongori kuntumaguza ibinonko. Ndetse ndaje. Fide. Ndetse ndaje turavugana. Rero ntumyikina wo ngo ukihumurize mwana. Bro, ufite ikihe kibazo? Kumbona urya ibitaka vipi? Ampaye. Nta kintu cy'ikara kiri hanze wanzanira. Se byakugendekeye? Shaye ubute utunzanira iki? Ikara? Icyo gusa ndakuzanira umufu. Ese ushaka amakara yo kumaza iki? Akira ukomereza. Ampaye. Man. Bimeze biturarwaye. Ndi kumva ari byiza. Se ko naherutse ibyo bintu bikorwa n'abagore batwite. Ikihe kibazo? Mwese uratwite mbimenye se menye ko nyine brother atwite nkaba ntarabimenye. Babaye nka babandi se nawe baguteye inda. Kuri seriye we. Hari amajyani hano? Amajya? Mama jani urumva?
oya njye ntabwo ndi kumva ibyo bintu neza shyira ufite ikihe kibazo urarwaye ibi bikombe bikura hano birimo biranukira cyane kuri iki cyayi hano mwana semana ufite urarwaye wowe urarwaye jya kwa muganga niba barakuroze simbizi ako nta mujene ndetse bandoze zana ibyo bintu we bite byawe bite byawe urafata bino bikombe hano bizanye ngira ni brag ni za joke za uri kwikinira njye ntabwo nagushyigikira muri ibi bintu kabisa niba barakuroze reba ukuntu ugera kwa muganga rwose uri muranyuma oya njye ntabwo nabikora ntabwo nakomeza gukora ibintu mbikorera wowe noneho reba ukuntu ujya kwa muganga ntabwo ndi mukuru wawe ntabwo ndi mukuru wawe hereza amajyane harasigira vuba vuba yihuta ariko yego ndi brother wawe ndi murumuna wawe ariko noneho ikinini ikibazo none uri kumva umeze utuvundi wowe ngemeze neza nyine uri kumva nta kibazo ufite wari utumye nanawe nta kibazo ufite uri kwiyumva neza oya nta n'isoni ufite bro sinshaka kurwana nawe oya ngenda kumvira ariko ntabwo nagushyigikira mbona warwaye mbona uri gukora ibintu bidasanzwe none se wasaze se Gasaro uri yawe yagiye banguka hano ureba ibyo brother arimo hano gukora ase waretse ibyo bintu ndabona wanambaye neza jyana musaza wawe kwa muganga dore ibintu arimo muganga sabaye antumye ikinonko hanze ndakizana ngira ni za burage zarimo kwikinira ngiye kumva ntumye amakara ndayazanye ngiye kubona atangiye kugashagura ibyo ni ibiki wowe urimo ngiye nta nubwo nongera kubivuga wamfashije sister ibi bintu bikavana ese undi wisize ibiki ibiki nisize ntabwo nayisanzwe nisize ubwo ngiye biri no kuntangaza ase kuwahindutse cyane ubundi ufite igihe uri kumva se muri umeze neza ikindi kintu nashaka hano ni ibintu byerekeranye n'ibitunguru birimo biranukira sinzi ibibazo mwamwe mbese mwabiguze he yego ko mara yanjye biri kugira bite iyo turi kubitegura uko buryo se kutavuga ko biri nyine ndabibabwiye ibintu byerekeranye n'ibitunguru simbikeneye Fidela ari kwitoza gukina filime ikindi nashobora kuba ari ikindi biriya bintu by'ibikorogate muri hari byibuze mushakishe korogate ishobora kuba yawe irimo akantu k'ubuki ryohereye aba ariyo mushyiramo hariya hari n'amafaranga mukeneye mu ngeri yabahere ibyo ni ibicyo urimo nyamara ari seri ibyondo irebe nawe ntuzanire ibindi urumva biryoshye ntuzanire ibindi ibi ni ibiki ibi ni ibiki ntubimbaze ntabwo mbizi tujye kwa muganga ikibazo cy'inta nubwo yemera kujya Fideli waje tukajya kwa muganga Jezi mfasha nicare urimo kubuye bite bwira mushiki wawe hano mfasha nicare Gasaro mumfashe kandi ndikubona ari kuzenguruka mu nzu nabyo rero ibi ni ibigeragezo rwose ni satani se umuntu ubundi azaba none hari aremereye ate shyiraho uwo musego ako se imana yanjye ko kubi ni ibiki shyiraho inyuma shyiraho inyuma nta kundi noneho kandi ni iki nta tuntu two kurya turi hano sisi mu kanya umaze kurya nawe rero Fide ntabwo umaze kurya koko ntabwo nariye pe ntabwo amafaranga yo guhora tubona tujya kugura ibiryo byawe ntabwo umuntu ntakirya ngo ahage nese kubuna hazi kwindi bigereye hirya kuko buri kanya koko
gira imana umva wandeba utuntu two kurya cyangwa se niba ari akantu ko kunywa nako munzanire nta nubwo wagira ngo maze ukwezi kose mumfashe pe urya ryawe rirarambiranye ngaho njye singikora nirirwa ahangaha nkwicaza nguhagurutsa ubundi iyindi ntandaro yayo ni iyi nyine wariturije wimerera nkaho nyine ukwiye gutwita Fide tuvugishije ukuri sibyo tekereza neza ninde muntu waba warahemukiye njye nta muntu njya mpemukira pe nta muntu njya mpemukira none se ni iki ni uburwayi ni nyine kuba ari uburwayi byo ndabibona ahubwo uba wumva imigeri tuvuge se ko ari inda ni urushwima ni ibiki ubundi binibi mukuri hariya amarido hano hari kuzamo ubushyuhe bwinshi ibyo by'amarido tube tubiretse banza urebe neza cyaze tumaze no kubirambirwa ibi ngibi byose umuntu n'umwe mu buzima bwawe waba warahemukiye Gasaro ibintu bimaze kurambirana niba adashaka kwibuka neza nk'ikibazo yaba yaragiranye n'abantu nabonaga hari yacuruza amata haza abantu bagatongana hahora induru nkibaza nk'abo bantu bose nta muntu waba warariye amafaranga mumfashe aya maboko araremereye mumfatira so uzajya ubona cyaze utangire muyo wa savings uzane rwose wishyure n'abakozi bazabirirwa bakwikoreye were kunyeganyeza cyane ari gutera imigeri hano nkamuyumva indese umwana yego asubu ujya wibara nyine kutwita umwana ko ufite urushwima rw'umwana barakurozi iyi oya ndumva kwa kundi bajya bavuga ngo baratera imigeri barimo arashaka kurya manza ariyo mpamvu ndi gushaka kurya cyane none se uri gutekereza ko ari gushaka kurya ugira nyamurase wabaye umukobwa nyine wabonye ubyimbye inda ibi ni indwara yo kubyimba inda nyamara gasa koraho hano wumva ko atari kunyeganya buhoro aho siko biri gutera gusa wowe uretse nawe ubwenge buke nkawe uri mu biki yego ibintu biratangaje arashaka kurya tekereza neza urebe ukaraga ubwonko bwawe urebe nimba hari umuntu waba warahemukiye sibyo kuko ibi bintu ngiye ubwanjye nanjye ntabwo mbyumva pe aranashonje numva ngo tekereza umuntu waba warahemukiye ibyo bintu bivemo turabirangira sasa rero ndabyibuka neza nanyuze ku rupangu rwose rw'iwabo pe niho nanyuze rw'iwabo nde Bera umva se kamubwire ngiye kukubwira ikintu ariko nsezeranya ko utazagira umuntu ukibwira okay umva nkubwire hari umutipe uzi wa mutipe umwe ukora muri ya kantine nyine uhimukiye uramuzi wahe akorera hagana umva kandi nawe wa mutipe uje vuba usigaye ucuruza amata uje vuba nawe umuzi hano ngaha nzi uwo nguwo man uramutipe si mwiza umva ni bogari nyine iyo mubonye mba numva hari ikintu nyine mite niyumvamo wumva umutwe wanjye urahindutse nako kajisho kawe waramukunze ntabwo nkubwiye ko namukunze hanyuma ibyo ni ibiki urimo byagutya usinzira iyo mubonye mba numva nyine namwaka nimero mba numva nyine nakumva ko tuvugana ko navuga ko ari kumukunda hanyuma ni iki uramukunda ntabwo namukunze ni ukuri nawe mukecuru aba ari mu rugo nawe nta bindi yego ariko ari muganga ubuze kuzi mva bro mwiriwe neza ngadusuhuza umeze ute se wadusuhuza
bite bite Sawa. kuri yanyu Amakuru ni meza. None se ucuruza amata? ncuruza amata hano imbere. None se mucuruza amata nta kuntu waduha nimero nyine nkajya nza kugura amata, hari ikibazo? Nta kibazo kandi natwe twishimira abakiriya bashyashya kandi natwe twabikunda mubaye muza kudusapotinga mukatugurira. Okay, nta kibazo wayidu. Wampereza nimero yawe cyangwa telefone yawe nkagushyiramo kuri phone nkandika nimero. Ego 078 cyangwa wadufasha ukashyira. Akoze. Nakwandikaho ngo iki cyangwa nakwishyiraho nta kibazo. Sashye washyiraho uw'amata ucuruza amata izina washyiraho ryo kunyibuka nta kibazo. Urakoze? Okay, sawa. 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 uramwegukanye. Numvaga neza ajya kwikubita hasi. Numvaga mfuye neza. Ubwonko bwari buzungurutse. Umva reka nkubwire njya kujya njya kugura amata buri munsi nubwo naba nawe mfite buri amata. Nanjye nawe nzabibwira. Mbabarire ntuzamvemo. Niwe muntu wenyine ngira mbitsa ibanga. Nubivuga nzamenya wabivuze. Nyine nibinshika ariko nzabivuga. Ahubwo ntaribagirwa reka manze muhamagare. Hamagare. None kari guhita nk'uko bro. Wasanga arankubise. Wasanga atajya yitaba abantu atazi ubwo umwandikire SMS. Kandi namubwi we nakandika ko bari baranshegeye cyane. None se katari kwitaba kanongere mamagare. Alo? Alo? Ni wa musista mumaze guha nimero nonaha? Nitwa Bera nawe wayisevinga. Nta kibazo. Okay. Nta kibazo nyine nge nzajya nza kubagurira amata nyine. Nta kibazo nyine. Nta kibazo Bera. Sam urakoze. Avuga neza. Umva. Cyaragiye gukirindimura. Ni buri munsi. Ututwana. Turamamagana inshuro zingana gutya. Byari imishyikirano nyikirana n'utwana. Icyo ngusabye wowe ni kimwe. Icyo ngusabye ni kimwe nuko utazamvamo gusa. Bincitse nabivuga. Nyine bincitse. Hari kujaga no kumbwira ko wanamutwara ahubwo. Ndumva uretse no kubivuga wanamutwara. Umva turi inshuti urabizi. Ntago namutwara. Tazatusha gatoya. Ntago namutwara. Bahoraga bamamagara buri munsi buri gihe. Bera w'umwana Bera. Ubuse kubera iki yanze kunyitaba ko ongera ugerageze ariko ongera ugerageze. Ngare n'ukuri ngoya. Kakahura ariko. Nugukurata kumva. Ndi hano ndagufasha. Ndabigeze. Ako kurundi ruhande nawe wabaye injiji. None se rega nanjye byamba ubingwire. Wabaye injiji. Nanugo ushobora no kumva uburemere mfite nawe kweri. Kuki se mbere hose utabikurikiranye? Kuki utabikurikiranye? Ko rero icyo gihe rero ni mugoroba nyine. Bera nyine yaraje nyinaganikaho. Amaze kunyinaganikaho nyine birangira bibaye. Ku myaka yawe ufite. Byambayeho bingwiririye nanjye. Urabizi bakumbwa. Bana we handi urifunja. Urumva?
ndahari ndakuza. Ibiki numvise? Nikagamwa sigogwaraga amavunja. Ibiki wamubwiraga guhandura? Umukecuru Hey! Uratwitemwa? Uratwitemwa? Ibiki unkoreye wa mwana we? Nyoko yarakubyara kunsigira aragenda none nawe ugiye kunsigira undi? Urarira ibiki? Urarira ibiki? Sinahoraga ndakubwira ngo uzireka gukurana n'insoresore. Mukecuru Ibiki? mbabara unsaziranye ko nimbikubwira nta kintu uri bungire. Nakugira kundi gute? Ninde ariko? Ninde wabikoze? Kutavuga. Ninde wowe? Ninde? Ninde wamuteye inda? Nari nzi ko utari bubimenye ariko ni wa musore ujya uza kundeba hano. Narabivuze. Narakubwiraga agakungu kawe n'iriya nsoresore wa mwana we wanga kunyumva. Hanyuma ko ndeba uko urarira warabimubwiyega? Ndabimubwira ariko arabyihakana. Urantengushe si uko nari niteze. Nari nzi ko nawe bazaza baravuga bibi bibi bakanyambika intuza mu ruru ruhara. None nawe uziye kumfira nk'ugwa nyoko. Ariko hora byarabaye mwana wa. Sikari agahungu kacuruza amata hariya hirya kujya ukunda amata nk'injangwe. Ubwo kagushukishije amata uretse kazambona. Ihorere mwana wa, ihorere. Ihorere nzakareka kari agahungu kazamenya ko kakinnye n'ikipe idakinishwaga. Nawe ntuzongere kuranshukira umwana. Ubwo mugiye guhandura ngo mavunjaga umwana wanjye akasiga ubuzima. Uragakobwa kabi. Ihorere mwana wa, ihorere rwose mwihorere. Tuzi. Basi bitubwira ubundi. Bitubwira nyine abo bantu wagiriye gutya uburinze kumera gutya. Nitwari no gusaba imbabazi tugatakamba. Ubwo rero nyuma yaho ngaho yakomeje kumpamagara none ndamuboroka ndamuboroka mara kubikora. Ubwo rero hashize igihe mpura n'igikecuru. Si wanyu n'abakuru bahaba mwana wa. Egera hano mubwira ariko ni wowe mbwira. Harya ngo niwe wigize impfizi y'akarere ugenda utera abakobwa bose amaduka n'abihaka. Ese mukecuru ni ikihe kibazo? Ikibazo gisubizwa n'ikindi. Umwuzukuru wanjye ntago ari wowe wamuteye indasha. Cyenda uranirwa gukontorora uwo murizo wawe. Yewe. Reka kambeshye pe. Ubuzane ninjye musore nyenyine uba muri umutu yarakubwiye se ngo ninjye. Urareba ukabona ari umwana muto utamenya kumenya uwamwuriye. Oya mubaze neza arambeshye. Icyo ngicyo nge nta hantu umwuzukuru wawe usibye kumubona hagenda gutyo nge nta hantu hamwe muzi. Niko mwagiye mukina mukageraho mugarukira. Abantu bose bamenyerwa gutyo. Nuri yatenda n'undi yatenda na runaka yatenda. Reka twe gutakarizanya umwanya mwana we. Umwana wanjye ugomba kumumenya kuko niwe wamuteye inda. Bitaba ibyo ngibyo ukishyura igiciro kandi bizaguhenda. Reka nkubwire rero uwateye umwuzukuru wawe inda arahari. Ntabwo ari njyewe rero. Kandi rwose umbabarire ndabiyamye.
genda tuzamenya nimba ari iterabwobaga bana bubu umutumva uzambona. sibyo nge ndambiwe ibintu byo muri iyi nzu none ni wowe ejo natwe udasanga badahabwa burozi jya gusaba imbabazi cyangwa ubyihorere si kigali wowe ngo ngiye najyaga mpanyura reka ngenda nta n'ikibazo mfite ntanazi ko ari aho ndashaka kuryama hano ibintu byo kuryama bo biretse urajya gusaba imbabazi urajya gusaba imbabazi telefone yawe iri he yari yarababorotse tekereza ko n'iki gihe kigeze ubu ngubu nyine yarababorotse none se niba aramuborotse bakimuhamagara bisobanuye iki fata telefone yawe hari icyo utumvise ni iki turana bayanaze telefone ye sindi biri kukurya akira mumagurutse njya kunyara mufashe urajya gusaba imbabazi cyangwa ntabwo ujyayo aryohewe n'ubuzima abaye ubuzima ndimo namwe mukambugeraho gutyo none ushaka bizarangira gute se amaherezo naya fata telefone borokora uwo mwana Bera mwandikire nta kibazo mupanga ukuntu nyina arabiguhatururamo se uriya mukecuru uko yivuganye benshi nta kibazo ndabikora ndetse turi n'abanyamahirwe batarakunanga umwana we ndabikora sibyo urajya gusaba imbabazi ejo bundi warimo urantuka ngo ndi umukecuru ntacyo nshoboye wagiye wubaha abantu none urambaza iki wa mwana we njyewe pe ni njyewe ariko tubabarire udufashe pe nyogoko tubabarire turakwinginze ufashe wowe nande waje urabanza kubaha abantu mbere yo kumenya ibyo uvuga njyewe duhura untukangana nawe ni ukuri nyogoko njyewe ni ikibazo nyine nari mfite imijinya nari nakuye ku ruhande ariko ntabwo nagombaga kubabwira nabi pe mumbabarire nsabye imbabazi none ngufashe iki ni ukuri mudufashe Fidel nyine agiye gupfa ntari kubasha kugenda mukecuru ndakwinginze Fidel kagahungu kacuruzaga amata ni ukuri fe tubabarire Fidel kabaye iki ko neruka kukabona simeruka kunywa gashyushyu nyine aka kanya nibwo yadusobanura ibintu byabaye ko nyine twamubajije impamvu ameze kuriya kuko nta hantu tutivurije nta hantu tutamujyanye nyine aragwaye si agiye gupfa ntari no kubasha gusohoka mu nzu yagwaye iki none se njyewe ndi muganga se mumujane kwa muganga ndakurira imbanda wa mwana we ndakubabarira njyewe nawe ndakuzi uruwaye weho nukuri ntabwo tuziranye ariko ndakwinginze none ngufashe iki niba ari ibintu yarabyakiriye nyogoko ameze nabi ku kigero gihagije amaze agiye kumara amezi 9 nukuri aryamye mu nzu inda yarabyimbye amaguru yarabyimbye ntagikora none amezi 9 mwashakaga kumwuzukuru wanjye ari we gapfapfana none umuvandimwe wanyamaze 9 arabuyaga ariko wamunyereye nibo bavandimwe bonyine mfite ndakwinginze rwose tubabarire ndakubaza ngufashe iki umuvandimwe wawe kubera iki yangiza abana b'abandi njyewe ntabwo umwuzukuru wanjye ari umwana nukuri nyogoko agiye gupfa yabyimbye amaguru yabyimbye amaboko indiragera hariya nukuri agiye gupfa yakabaye yaniyiziye pe ariko ntabasha aho umupira gwarengeye niwo gurengurikwa wibuke mu nyumva umushabaye ijwi wakoresheje ikigoyi Fidel narakubwiye wanga kunyumvagamo ukunyangirije ubuzima bw'umwana ubwawe bugiye kwangirika kuburusha aya mezi 9 uzagumara nawe
ubaho nk'uko nawe abayeho. Iri ni itaka ryaho wari uhagaze, ni ubuzima bwawe. Uraje urarara uragaragurika, uraje urajya bigaruka, uraje uranywa bigukoroga, uraje wihagarika wokegwa, uraje uraryama usinzira byange cyangwa urote ndimo ndakwirukankana, ariko uzayibyara kubanje kumpamagara. Babyeyi munyumvega, uyu mushoreshi muhemukiye, we washatse kunyangiriza mwana. Ndabizi ndaza kubasukira nakagwa, umuja murantenguha. Ahasigaye weho ugwawe n'urunguru wari utegereje, nta wundi mukobwa uzongera kwangiza. Ndagukarabye izuba riza kurenga, ibyo mvuze byose byakubayeho. Fideli yaje aza kunyirebera, kuki muje mwebwe dufitanye ikibazo? Ndakuzi weho basi ngwino umurebe. hanyuma nimureba bigenda gute? Ndekurira impanda ariko nyine urambaza iki? Naguhindura ihene nawe dore ukuze gufukama se ndekura. Ndakubaza Fideli ndamufasha iki? Njewe ni muganga. Yatubwiye ko nyine ibintu yabakoreye yabahemukiye, nyine ngo ko yateye Belinda akamwihakana. Nyine twumva ntibikwiye, gusa we ntago yabashaga kugenda. Nyine twese dufata umwanzuro wo kuza kuko nta hantu tutavurije, nta hantu tutageze hose batubwiye ko nta kibazo afite, nta n'indwara afite. Sindi umukecuru si ntiyambwiye ngo ntacyo nshoboye si iki ngiki nacyo ni cyose kirambwira ngo nta kintu nakora ngo nitera bwoba. Nukuri mwabikora, nukuri ni nayo mpamvu nyine tuje hano. Inze sindakura uranyifatishwa ibiki? Murashaka mbafashe iki? Mukecuru tubabarire rwose, igishoboka cyose twagikora, ariko basi ukaza ukamureba. Njyewe se ni muganga, musaza wanyu napfa mugende mumushingure, njyewe se ndabafashe iki se? Batubwiye ngo dusabe imbabazi abo twahemukiye, turabashaka nyine dusanganiwe. Nukuri nimukura mwashyize nyuguku, nukuri nimudufashe. Jewe nari mfite ahantu njiyega, kandi umuntu ngiye kurabaramo 2020. Nimba mushaka ko ndaje iwanyu muramaye amafaranga kugira ngo nice gahunda mugame mumerezega mumewe amafaranga cyangwa njyewe nijendere barama amafaranga shire ku nimero ya Bera, njyewe na telefone mfise. Nukuri amafaranga yanadushizeho, nukuri kanyaguze. Ngo niba mutayamereka nijendere tubabarire rwose. Byabananiye nijendere. Wanyohereje ubundi mwazabwiye uwo muhungu wanyu akacara aramenya kurinda uwo murizo gwe. Nyine umuntu wamugize kuriya twamubonye ari kuduca amafaranga. Nyohereza 2020 nzayaguha pe. Ushire ku nimero ya Bera, njyewe na telefone mfitega, kandi mugire vuba njyewe ndihutaga. Ndekurira imbanda wa mukobwa we, ndekura bana bubu mutashira umuco gusa. Mukobwa wanjye narinzi ngo baramuzana bagira bibibi, kandi muhaguruke tujende, muhaguruke tujende. Kwa Fideli ngwino hano mu rugo mani, nyogokuru wawe arahari nta kibazo. Ngwino turagushaka. Banguka nyine hari utuntu dukeya bashaka kukubaza, banguka. Nyogokuru wawe niwe ugushaka cyane. Sawa nyine ihute pe, ihute urakenewe. Zana muvugishe yihuteka, njyewe nshakana nigendere. Yakubye Wamuhaye we bakavugana. Nuko nyine kanongere muhamagara nose ko nari mukubye. Akira niba uri kugira ngo nyogokuru wawe ntahari, akira muvugisha. Umva mwana wa, ibi nde urabimenya uhageze, wowe ngwino. Nyaragasa. Ese yuko atabyukaga warayirondo ko wasinziriye butarira cyangwa wanariye? Umuntu mwambwiye ngo nde tuvugane ko atabyukaga, njyewe ndigendera.
Mureke hano. Nese ko twahamagaye wowe gusa uri we wundi ninde? Kise kandi ariko uri inshuti yanjye. None ko mumumagaye hano kandi nzi ko dufitanye beef ubwo nari ko zanjyanye nese. Ese wowe ko ufite roho mbi hari ibijyo bagusaba kuragira turagucura? Ni bamwe bose bajira roho mbi si iki ngiki kirwa kirangiza abana si n'uyu nguyu ufite ubutindi udashaka bagera niwabo kandi ashaka ngo dukemure ikibazo. Kobwa mubi. Boni yawe bayiteye gawe mashaka kagagushiramo. Ese ubundi ko mwambwiye ngo nze ndakemura ikibazo nkabona uyu yasinziriye azarara atajyamye cya urarizamuga musore si wowe mbataga urarizamu ufite baje mani barabure babwire kabisa babwire Natubwira ariko. bambwiye ngo uranshaka nakwitabye nyine iki ngiki niwe wakinshyizeho kinkureho igici cyakuzanye se ntabwo kizi ko bambwiye ngo uranshaka gasi nyine gamba nyine kora ibyo wakoze ibi ngibi bimveho nta bindi urabizi neza ni bike nakoze si ko ufite amagambo menshi n'ubu ngubu nturamenya guca bugufi ko wambwiraga ngo ndagakecuru gusa nitera bwobasi ko ntacyo nshoboye urabishiraho gute ibi ngibi ukabikuraho se Fide waretse guterana amagambo we igihe cyose umaze urabona biri bugumeze gutya nyine nabikura uretse cyamuzanye ntacyo uretse amafaranga mwamaye nago guza gusa kuraho ibi ngibi reka ibintu byo kuburana ibyo ngibyo kubikuraho nabikoreye 2020 gusa ko wambwiraga se ngo ndi gakecuru katagira icyo gashoboye si byari itera bwobaga none sinakoze bikuremo nkuko wabikoze urumva Ese waretse kugomeza udutesha umwanya mbatesha umwanya gute reba ahantu hose twagiye turamuzanye iri nta n'ugushaka no gusaba imbabazi wahagurutse ngo nsaba imbabazi iki nsaba imbabazi uyu murozi ye nta mbabazi musaba ahubwo ibyo akora agomba kubikora nkuko yabikoze Fide ntacyo kimaze kuri iyi si meze nk'uwapfuye none se murangize nabyo nabibashaga ngurangize si uri kunkanga murangize si warakoze utabikoze mbere n'ubundi ntacyo ndiho maze ntacyo muri iyi si maze none siko nagiraga ngo ubanze urebe ko utagomba kuzuragenda wangiza abana babandi nanakurangiza bujyaga murangize urabona kunari marantera agahinduru ngo nuko naje iwawe isi yose nakwigendera njewe bujyaga yirirwa inyota reka ngende noneho ndaje murangize sha ndaze murangize njewe mukecuru ukuri tubabarire n'ukuri rwose urabona ukuntu umuhungu wanyu arimo aransuzugura njewe naje hano ngo ntuke imbabazi z'ibiki si byo yakoze ntabizi wowe si byo wakoze ndubizi umwana wanjye ntibari barampiga urayimpa wowe ntabwo uzapfa urabona uzaguma nzapfa mbanje kukwisasira n'abandi bameze nkawe ntacyo nanjye nzajyana amaturo nsangeyo utegereze ase Fide wabyumvise se uri kubona amavi yacu ku ntasi waretse kugomeza udutesha umutwe we wishimiye guhora uryamye hano njye nabaye isi yose yirirwa inyota ninjye utwite ninjye ugize ute ninjye ugize utari uyu nguyu wabikoze ntacyo n'ubundi nishake mfe kandi nimpfa nanjye ndajyanaho matora uzansangayo kandi nanjye uzasanga nyoboye ntugire ngo kuba uyoboye kuri iyi si nanjye aho nzagera nanjye nzagutegereza uzasanga nyoboye kandi ikindi nzajya ngaruka kuza kukureba kuri iyi si uzajya kundeba sundusha imbaraga ariko ibigogi biragwira yaba ushoboye kugira icyo ukora ntabwo warikuyeho ibi ngibi utabasha kunsaguriza impamvu umeze gutya nuko nkiri mu mubiri w'inyama n'amaraso ninza ndi mu mwuka nibwo uzambona muza mu mwuka uzandusha imbaraga ko nanjye nipfa nzaba ndagifite imbaraga ariko uri ikigogisha uri ikimara nyogoko wadufasha rwose nindamuka amanukanye ikuzimu n'uyu mutima n'ubu bugome mfite Fide nzagaruka ubugome bwande njyewe nari nkuziga sinatambukaga iwanje kwinywera agashushu nigendera sinanakubonaga nabonaga nk'abakozi bawe urangiza unyangiriza umwana mbikubyura nanuka nta nubwo muzi kubaha none ninjye ushizeho amakosaga nimba naraguhanye naragucyashe narabagwahuriye mbahereza amata y'ubuntu mbahereza buri kimwe cyose mbahereza imigati mutishyuye none ubishyira muri icyo gifu cyawe none njye urangije uzamuye cyangwa ukigize gutya yego nyine ko washakaga ko umukobwa wanjye ari we kizamuka utaramukoye ayo mata y'ubuntu turatiraga si wayamuhaga ukamwurira uko wabigira kose ni umwuzukuru wawe kandi azabaho nyine azaba ari kuzamubyaraga none ko numva ufite amagambo wamubyaye ukamumwuzukuru wanjye cyangwa ukanamurera nduru ufite n'igiki yakurenze
urupfu rwakurenze. yaba umwuzukuru wawe azabaho ari mu mwuka cyangwa se ari mu mubiri. Uyu musaza wanyu nagashaka yuko mufasha arimo aranukira ahangaha. Kora ibyo wageneye ubundi jene ntabwo natuma munukira ahangaha. Uyu mupfu wapfuye ahagaze nje urakomeza urandukira hano. ubona ko njye ntabwo nshaka kubaho kuri iyi si. Nakubwiye ngo n'urupfu narugubonye. ibyo akora nabikore nk'uko byari bisazwe. Gakorwe mu nda. Ntushinge ase Fide Fideli biki koko ibi bintu urabona tutamaze kubirambira. nanjye nararambiwe. none se uzi igihe uzapfira umaze amezi angaho uryamye hano. man nibyo kuba kuri iyi si njye narabihaza. umva ntabwo uzamara uracayiguma ukababara. uzatunzwe ni amahoro y'Imana nabe muri mwe. umva rwose wa mugabo we urakoze kuba ugaragaye aha hantu. ufite ibibazo byinshi byatuzengereje n'ukuri dore wa muntu aracyarwaye. Imana niyifuzanye irakoze cyane. n'umugabo ubushize se ntari mu gatebo kamwe n'umusare kinigeze adukorera. se waturangiye kudusaba ase wajya ugabanya umuntu ukumva nibura n'icyo umwigisha aje hano kutuba. ubushize ntabwo twahuye se. se wowe watubwiye ngo turebe umuntu twaba twarahemukiye. ntitwamushatse njye nkishakamo nawe narahemukiye Gasara akishakamo we yahemukiye ntiyamubuze. si we wagiye watekereza ngo wateye amata. Nimutuze kuko uyu munsi murabona igitangaza cy'Imana. Murabona kugira neza Imana ibafitiye. Ndashaka kubafasha ariko Fideli saba imbabazi kuko warahemutse. Ese imbabazi umupfumu njye ntabwo nigeze mpemukira umupfumu. iyo uza kumbwira ati wenda hari nahemukiye umukobwa we cyangwa se umwuzukuru we niwe nakagombye gusaba imbabazi. wenda reka nzisaba umwuzukuru we. Warabikoze se? iyo ubikora kare se nabyo ntabyo wakoze. ese ko twakundanaga ariko umusaba imbabazi ze. ikibazo cyawe uravuga ukavuga watuje kuko bakakubwira. watuje kuko ugatega amatwi ibihagije. Hemukiye umwuzukuru wanje gusa si jewe umwitaho wari utegereje ko bazampa inka. Iki nicyo gihe ngo Imana ibagirire neza kandi nicyo gihe kugira ngo mubone ukuboko kwayo gukomeye. Mukecuru kuki uhemuka? jewe baramemukiye iyi mbwa igenda ibunze umurizo irangije imaze no kunera umwana indirantuka ku gasozi. nanjye naramwishuye. none se kumwishe none mugabo nkoreye iki kumwishe igikecuru kirapfuye cyarazengereje kandi ukoze iki mukecuru koko? Mukecuru ntabwo apfuye ariko mwe kuko mukoresha amaso y'umubiri gusa mutekereza ko urwaye ari uwo bigaragara inyuma gusa ariko nawe yararwaye. ndamuvuye muhaye umuti. uramuvuye se ngo ikibazo dufite ntabwo ari ikibazo dufite ni Fideli ni urwaye. nta kibazo afite ko ari we wakoze Fideli ibi bintu nkaba mbona ari we cyazi nawe yari ikibazo we. ahubwo nawe mise mbona ko bari kumwe. uyu nguyu niwe ufite ikibazo nawe iki gikecuru cyo byacyo nta kibazo cyari gifite rwose. kuba cyaje hano icyo twatuje kwifashisha ngo kivure Grand Frère. urabona ko Fideli yavugisha ukuri si ubireba wowe. nimuhumure Imana irabagirira neza. mbega ibyiza none ejo kukijije uwo mukecuru we kutamukiza. Fideli arakize. umva utuje. iragiye. kare kose se kare kose. bikubwira uno mugabo ngo twamwizere. mushimire Uwiteka. Haleluya. Icyubahiro ni icy'Imana.
mukecuru yawe. Nashatse kubwira rero. Ubwiza bw'Uwiteka buri hano hantu. Uwiteka agiye kuduha umwana. Umwana? Umwana w'umuhungu. Umwana wakomera. Nanjye ndashaka gukora. Komera mwana wa. Umugisha w'Uwiteka.